Subira mu myaka yo hambere turasanga izi ndirimbo. Habibi, come close sweetie yo mubwire bwiza bwanjye rubavu rwanjye nukuri nareme. N'izindi nyinshi ni indirimbo z'umuhanzi The Ben, umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bakunzwe byihariye ndetse bidasubirwaho. Kuva yatangira urugendo rwe rwa muzika kugeza na n'ubu aracyakunzwe kandi cyane. Ni ibintu byigaragaza, ikirenze nuko bamukunda atari bamwe baharara, ni abantu bamukunda koko kandi bya nyabyo. Nta gushidikanya ko The Ben ari umwe mu bazamuye ibendera ry'u Rwanda mu muziki. The Ben kandi yavuzweho byinshi bitandukanye, harimo n'inkuru z'abakobwa yahuye nabo n'ibindi byinshi. Uyu munsi kigezweho ndetse abantu bategereje ari benshi ni igitaramo afite cyo kumurika alubumu nshya. Kizabera muri BK Arena, aho abantu biteze ko izagenda ikuzuye. Ntabwo twakwibagirwa kandi ko The Ben yitegura kwibaruka imfura ye, akaba ari inkuru yanejeje cyane abafana be. Yaba ari ibyo tuvuzeho n'izindi nkuru zitandukanye The Ben yagaragayemo mu myaka itandukanye, ibihembo n'ibitaramo yakoze byatumye akomeza kuba umuntu udasanzwe. Byose ni mu kiganiro naguteguriye tugiye kubanamo. Muhaye ikaze turebe ibyaranze ubuzima bwa The Ben muri rusange. Amazina ye ni Mugisha Benjamin, yamamaye kuri The Ben ndetse na Taiga B. Yavukiye mu gihugu cya Uganda ku babyeyi Jambo Nimpa na Esther Mbabazi. Yavutse tariki ya 9 Mutarama 1988. Ari mu bahanzi bamaze imyaka irenga 15 mu muziki kugeza n'uyu munsi. Kugira ngo yinjire mu muziki byaturutse ku babyeyi. Akiri muto bamukundishije kujya gusenga. Ibi bituma ajya muri korali hamwe n'abandi babanyemo nabo bakaza kuba abahanzi. Twavuga Meddy ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Lick utunganya amajwi n'amashusho n'abandi. Aba bose bakomeje ubuzima bwabo butandukanye n'ubwa mugenzi we. The Ben ndetse na Meddy abantu batangiye umuziki usanzwe, dore ko bombi byanze bikunze uvuze umwe muri bo nta kabuza n'undi uhita umutekereza. Ibi bituruka kuko baba barabanye cyane, indirimbo zabo zidatandukanye cyane. Ni abagabo babaye inshuti cyane bigeza nabo bamera nk'abavandimwe, buri umwe yabaye hafi ya mugenzi we. Ibi kandi byagendanye no kuba abahanzi ba mbere bahagarariye umuziki mu Rwanda mu myaka myinshi yatambutse. Zimwe mu ndirimbo The Ben yatangiriyeho harimo Wigenda, Wigenda disigaruka ndaremerewe, Amahirwe ya nyuma, 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 Amaso ku maso n'izindi kandi zakunzwe. Indirimbo Amaso ku maso yamenyekanye cyane. Iyi yasohoye 2008 maze irakundwa cyane. Kuva icyo gihe izina The Ben ritangira kwinjira mu matwi y'abanyarwanda byihariye. The Ben rero yarakomeje aho atangiye gukorana indirimbo n'abahanzi. Aha twavugamo Tom Close. Nyuma akomeza akora n'izindi ndirimbo zakunzwe nka Sibeza, Ese Nibyo n'izindi zagiye zizamura igikundiro kuri we. Baby, it's just a dream. The Ben yakomereje umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma yo kuva mu Rwanda akajya kuba muri Amerika, ari nako yakomeje gukora indirimbo nyinshi kandi nziza, maze aragenda aramamara, ibihugu byo hanze bitangira kumumenya. Twavuga ko kino gihe yatangiye gukora umuziki we mu buryo bugezweho. Zimwe mu ndirimbo yakoze harimo Habibi, I'm in Love n'izindi nyinshi kandi cyane. Akigera muri Amerika kandi yakoranye indirimbo na Mike Allison, iyi yayise Turi Kumwe. Yarakomeje akorana n'abandi benshi indirimbo nziza kandi zitandukanye. The Ben wakoraga cyane, ibikorwa byose yakoze byamuhesheje amahirwe yo kwitabira ibitaramo bikomeye hirya no hino ku isi, ndetse kandi anahabwa ibihembo cyangwa se ibikombe. The Ben yitabiriye ibitaramo birimo World Africa Fest cyabereye New York n'igitaramo yakoreye Dubai. Nk'ibi bitaramo yashimiwe cyane n'abitabiriye ibi bitaramo. Mu gitaramo cyateguwe na Ambasade y'u Rwanda muri Canada cyiswe Women Convention Canada, iki nacyo yaracyitabiriye. N'ibindi yagiye yitabira bitandukanye ndetse mu bihugu bitandukanye. The Ben
yagiye mu bahanzi bahatanira ibihembo bya Africa Entertainment Award, birumvikana yarahanganye n'abahanzi bakomeye muri Afurika. Hano harimo Diamond wo muri Tanzania ndetse n'abandi benshi. Ibihembo byinshi yagiye ahatanira hamwe n'ibitaramo yagiye atumirwamo. Tutibagiwe kandi ibirori bya Rwanda Day biheruka. Uyu muhanzi yataramiye abari bitabiriye bino birori bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibyo kandi mu myaka yo hambere nawe yagiye ataramira abanyarwanda mu bice bitandukanye by'igihugu. Ntabwo twakwibagirwa igikundiro yagaragarije, aho yataramiraga haragendaga hakuzu, by'umwihariko abakobwa cyangwa abagore bo bakamukunda bidasanzwe, aho wasangaga aho yataramiye hari bamwe bavuga igihumure, bikaba ngombwa ko The Ben abegera bakongera kuba bazima. Nubwo twabonye The Ben wakoze cyane agakora byinshi, hari igihe cyageze asa n'uhagaritse umuziki. The Ben yamaze imyaka igera kuri 3 adakora indirimbo, gusa we yatangazaga ko afite indirimbo, ikindi gihe akavuga ko ari gutegura album, ariko nyamara abakunzi be bagategereza bagahera. Iki gihe ariko The Ben yakoze indirimbo Wise yakoranye na Diamond wo muri Tanzania. Indirimbo yahagurukije Afurika n'ahandi, indirimbo kandi yavuzwe cyane ikongera gushimangira ko ari icyamamare. Iki gihe kandi abafana be bumvaga ko agarutse mu muziki, bagiye kubona indirimbo nyinshi. Ibi ariko barabitegereje imyaka irenga 2 irashira The Ben atarasohora indirimbo. The Ben wari umaze igihe kinini adasohora indirimbo, yongeye kugaragara mu ndirimbo ni Forever. Iyi ikaba indirimbo yakoreye umugore we Pamela, indirimbo yamamaye irakundwa bikomeye. Abantu bishimiye cyane The Ben. Iki gihe nawe yasezeranije amukurikira ko agiye gukora indirimbo nyinshi, ati bafite byinshi byiza ndabizi ko muzabikunda. Nyuma yo kuvuga bino ariko abantu bategereje indirimbo hashira igihe kinini ntayo barabona. Ni mu gihe ariko muri uyu mwaka turi gusoza The Ben yagaragaye mu ndirimbo zitandukanye, yaba izo ku giti cye ndetse n'izo yakoranye n'abandi bahanzi, abenshi bakaba ari aba hano mu Rwanda. Ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2025 The Ben arashyira hanze alubumu ifatanije n'igitaramo gikomeye kizabera muri BK Arena. Ni igitaramo benshi bavuga ko kizaba ari icy'amateka kuko kizaba kidasanzwe. Ni igitaramo kandi byitezwe ko umuntu wese bafitanye indirimbo azatarama bakaririmbana izo ndirimbo. Ikindi kandi ni ibintu bishoboka cyane ko umuhanzi Diamond azitabira kino gitaramo. Nubwo ariko twabonye ko hari imyaka The Ben atakoraga indirimbo, ntabwo bikuyeho ko iki gihe nta bitaramo yakoraga cyangwa ngo atumirwemo. Mu myaka 2 ishize The Ben yakoze ibitaramo bitandukanye, harimo ibitaramo byabaye amateka. Igitaramo yakoreye muri Arena ni igitaramo cyitabiriwe na benshi, dore ko benshi bari bamukumbuye kuko yari amaze igihe kinini ari muri Amerika. Nyuma yaho The Ben yakoze igitaramo cy'amateka mu gihugu cy'u Burundi. Ni igitaramo yeretswe urukundo rukomeye, abarundi ndetse n'abanyarwanda bitabiriye iki gitaramo ari benshi birenze ibisanzwe ku bandi bahanzi. Iki gihe bongeye gushimangira urukundo abafana bamufitiye. Usibye ibi tubonye, yanakoze ibitaramo bitandukanye no mu bindi bihugu, yaba Uganda, Kenya, ibihugu bya Amerika n'ahandi. The Ben wagiye avugaho kenshi kandi yagiye agereranywa n'umuhanzi Melody, maze abantu biremamo ibice, bamwe baba abafana ba The Ben, abandi baba ba Melody. Ni ibintu byateje amasika akomeye hagati yaba, aho Melody yagiye agaragara mu itangazamakuru avuga kuri The Ben, nyamara The Ben ntiyagira na kimwe atangaza. Gusa nyuma The Ben yavuze ko nta kintu azapfa na Melody. Kugeza ubu birasa n'ibiri gukemuka nyuma yo kubona ko guhangana nta gisubizo kirimo. True Love, indirimbo nshya ya The Ben, ni indirimbo benshi bishimiye ndetse banashimira uyu muhanzi ko yongeye gukora indirimbo nziza nka bya bihe bya kera. Iyi ndirimbo ariko igaragaramo Pamela umugore we, akaba ari nabwo buryo bifashishije batangaza ko bitegura kwibaruka imfura yabo. Aho iyi ndirimbo yuzuyemo amagambo akomeye y'urukundo, The Ben yongera kwibutsa Pamela ko amukunda bya nyabyo. Tuvuye mu bijyanye n'akazi, katureba urugendo rwe rw'urukundo n'abakobwa bagiye bavugwana ko baba bari mu rukundo. The Ben nk'icyamamare yagiye avuga mu rukundo n'abakobwa batandukanye, gusa we yagiye bamwe ahakana ko nta rukundo bafitanye, abandi akavuga ko ari byo koko kugeza ku mukobwa wa nyuma bagiye mu rukundo ariwe Pamela. The Ben yavuze ko ari mu rukundo n'umuhanzikazi Rod B wo muri Canada, maze inkuru ziracicikana, gusa ntagihamya izi nkuru zari zifite birangira zifashwa nk'ibihuha. Umukobwa witwa Midi nawe ni umukobwa wavuzwe mu rukundo n'uyu muhanzi. Mu mwaka wa 2015 havuzwe ko The Ben yabyaranye n'uyu mukobwa, maze bitera The Ben kugira icyo avuga. Yemeje ko ari mu rukundo n'uyu mukobwa, ariko yamaganira kure abavuga ko yamuteye inda. Inkuru y'urukundo rwabo ntawuzi uko yarangiye. Narahindutse
yongeye kwemera inkuru zavugwaga z'umukobwa bakundana. Icyo yemeye aha nuko yavuze ko uyu mukobwa yakunze The Ben akamuha urukundo, nyamara The Ben akarwirengagiza. Ni mu gihe The Ben yashyize hanze amashusho y'indirimbo ko nahindutse igaragaza kwicuza kwa The Ben. Iyi ndirimbo yakurikiwe n'inkuru nyinshi aho bavugaga ko iyi yaba ari inkuru mpamo y'ibyabaye kuri The Ben. Bati haba hari umukobwa wamukunze akamwirengagiza, nyamara nyuma akaza kubona ko nawe yamukundaga, nyamara umukobwa yaramaze kwigendera. Nyuma uyu mukobwa yaje kujya kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa. The Ben we akomeza ubuzima bwe muri Amerika. Nyuma The Ben yemereye ikinyamakuru Igihe avuga ko izi nkuru zabaye, anasobanura ko hari umukobwa wamuhaye urukundo nyamara we akamwirengagiza. Ariko kandi umukobwa amaze kugenda, The Ben asanga nawe yaramukundaga, atangira kumubwira ko yahindutse. Ibi ari byanyujije mu ndirimbo ko nahindutse yasohotse mu mwaka wa 2015. The Ben asohora indirimbo Naremeye, umukobwa yifashishije mu mashusho yayo. Nyuma havuzwe ko yaba ari mu rukundo n'uyu mukobwa. Iki gihe buri wese wajyaga kureba indirimbo yabaga yifuza kureba umukunzi w'uyu muhanzi. Ibi byatewe n'uburyo bombi bitwaye mu mashusho y'iyi ndirimbo ndetse n'amagambo agize iyi ndirimbo. Mu mwaka wa 2019 The Ben yavuze ko batari byo, avuga ko uyu ari uwo yifashishije mu mashusho. Yongeraho kandi ko ari inshuti yisanzwe nta bindi. The Ben yavuze ko azerekana umutima we wihebeye igihe nikigera. Avuga ko bitasaba ko babinyuza mu ndirimbo. The Ben yongeye guhakana urukundo avugwaho n'umukobwa uri mu mashusho y'indirimbo Vazi. Yavuze ko uyu mukobwa yamwifashishije nk'uko abandi bahanzi bamukoresha, atangaza ko akari akazi k'uyu mukobwa. Si ibyo gusa, The Ben yavuzwe mu rukundo rukomeye n'umugore witwa Zari. Uyu akaba yarigeze kuba umugore wa Diamond. Ni mu gihe mu mwaka wa 2019 hagaragaye video aba bombi bari gusangira yerekeshwa n'indirimbo Vazi The Ben yari aherutse gusohora. Bitangira kuvuga ko bombi baba bari mu rukundo. Abantu benshi baratunguwe, abandi bavuga ko bidatangaje kuri Zari kuba yaba ari mu rukundo n'umuhanzi. Nyuma ariko The Ben yatangaje ko Zari badakundana, avuga ko ari inshuti isanzwe. Avuga ko nta kintu na kimwe cyabahuza ku kuba bakundana. Nyuma y'abakobwa benshi bavuzwe mu rukundo na The Ben ndetse bamwe akabahakana, The Ben yaje kwemeza bya nyabyo ko ari mu rukundo n'umukobwa Uwikeza Pamela. Ndetse hano yafashe imyanzuro ikomeye atigeze afata ku bakobwa bose bavuzwe mu rukundo, ndetse birangira banabanye. Urugendo rw'urukundo rw'aba bombi byatangiye igihe Pamela yashyize hanze ifoto ari kumwe na The Ben ndetse bambaye ibisa, ayerekesha amagambo agira ati iki ni igihe cyo kugushyira hanze, iyi ni inshuro ya nyuma, reka nkubabarire nkuremwe amajwi ariko uragura, komeza waguke mu mwuka no mu bitekerezo ndetse no mu bukungu. Aya magambo agaragara nk'asanzwe ariko yateye urujijo kuko yaherekeshejwe na emoji y'umutima. Pamela akomeje asohora amagambo meza avuga kuri The Ben. Aha n'igihe yamwifurizaga isabukuru nziza, yongeraho ati ndagukunda The Ben. Ibi bitari byitaweho cyane mbere, aha niho byatangiye guhwihwiswa ko The Ben yaba ari mu rukundo n'uyu mukobwa, ndetse benshi baratungurwa dore ko Pamela atari yaravuzwe mu bakobwa bavuzwe mu rukundo n'uyu muhanzi. Iki gihe ariko The Ben yahakanye urukundo rwabo, avuga ko Pamela ari nka mushiki we gusa. Mu mwaka wa 2020 Pamela yashyize hanze ifoto ari kumwe na The Ben, maze yongeraho ijambo rivuga ngo uwanjye. Ibi rero byazamuye umuriro mu bafana be dore ko bagerageje kubihisha, ariko urukundo rukabarusha imbaraga bakisanga babishyize hanze. Mu bihe bitandukanye nubwo bageragezaga kubihisha ariko bikarangira bimenyekanye, bagiye basohokera ahantu hatandukanye ndetse kenshi bagahura. Mu mwaka wa 2021 nibwo Pamela yongeye gusohora amagambo ashimangira ko bombi bakundana. Yaravuze ati ntewe ishema n'uyu mugabo mubona, ndagushimira cyane, Imana iragukunda mugisha. The Ben abonye aya magambo yayakiranye ubwuzu, maze nawe amusubiza mu ijambo rimwe risobanuye byinshi ati ndagukunda. Bakomeje rero kujya bagaragaza urukundo rukomeye bakundana. Mu kwezi kwa 10 2021 Pamela yashyize hanze amashusho yambaye impeta ya fiançailles. Nyuma y'uko bari basohokeye ahantu heza ku isi mu birwa bya Maldives, ahantu hadasanzwe, ahantu hazwi nk'ahatangaje bitewe n'uko hasi. The Ben wishimiwe cyane n'abakunzi be, bwa nyuma na nyuma yari yasabye umukobwa ko babana. Pamela nawe yarabyemeye maze urukundo rwabo rurakomeza. Nyuma y'umwaka abangaba bafiansana, ari nako inkuru zigenda zivugwa hagati yabo, rimwe ngo bashwanye ubundi bagatuka The Ben bati yaziritse umwana w'abandi.
2023 aba bashyingiwe mu buryo bw'amategeko, aho uyu muhango wabereye mu murenge wa Kimihurura. Ibintu byishimiwe cyane ndetse ibirori byabo bikaba byiza. Nyuma y'igihe aba baje kugera aho bakora ubukwe bw'agatangaza. Ni ubukwe bwabaye muri 2023 ngo mu kwezi kwa 12 bubera muri Kigali Convention Center, bwitabiriwe n'ibyamamare bikomeye hirya no hino, aho byagaragaye ko The Ben yaba azi kubana neza n'abantu. Batangiye kubana nk'umugore n'umugabo, nubwo nk'abantu b'ibyamamare batahagaze kuvuga inkuru zitandukanye, ariko bo bakabahimisha kubihorera bagakomeza bakikundanira. Iyo abafite amababa naguruka nkana mu bihe nakumenyera hazaza. Mu minsi ishize kandi The Ben yavuze ku guhura kwe n'umugore we Pamela. Aha yatangaje ko bahuriye muri Kenya, aho The Ben yari mu kazi k'umuziki we, naho Pamela yari kumwe n'inshuti ze. Barahura batangira kuganira. The Ben avuga ko akimubona yumvise bitandukanye ati ntekereza ko ari ubwa mbere niyumvise bidasanzwe mbonye umukobwa. Arongera ati Pamela naramukunze cyane nkumva ngize ubwoba ko nshobora kuba ari ukumuharara. Ati ndabyibuka narabimubwiye nti ingano y'urukundo mukunda ni ugusaza, nizere ko atari ukuguharara. Mu minsi mike The Ben yateguje abafana n'abakunzi be ko agiye gusohora indirimbo izaba ari iy'amateka kuri we. Ati kuri njye ntisanzwe ivuze byinshi. Igihe cyarageze maze indirimbo True Love irasohoka, indirimbo yagaragayemo madamu watwite. Inkuru yishimiwe cyane n'abakunzi babo, babereka ko babishimiye kandi ko bishimiye ikibondo cyabo. Ni indirimbo isa neza, amashusho yayo ntacyo wayanengaho rwose. Kugeza ubu The Ben asigaranye umubyeyi umwe ari we mama we, mu gihe imyaka 2 yenda gushira papa w'umubyara yitabye Imana. The Ben yongeye gusohora amagambo akomeye ku buzima bwe, aho yavuze ko yakuze yumva azaba umugabo kandi yumva ko azagira kuri byinshi. Ati mama yatwitayeho turi abana, bituma numva ngomba kuzamushimisha nkamukiza agahinda yabayemo. Arongera ati ndamukunda cyane ndetse abantu benshi batekereza ko ndi umuhungu wa mama. Ngibyo ibyaranze urugendo rw'ubuzima ku muhanzi The Ben. Nizere ko inkuru yagushimishije. Wakoze kubana natwe mu kiganiro, imewe wakoze subscribe. Niba kandi uri mushya hano yikore, ujye tubana mu nkuru nyinshi z'ibyamamare ukunda. Iki ni ikiganiro gisoza umwaka wa 2024. Bifuza ishya n'ihirwe mu mwaka tugiye gutangira. Ndabakunda. Njye mu bantu bagezeho ibiganiro ni Florence, naho iyi ni Passion News.